ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ukuntu Hunter yagiye Michelle ari kumucunaguza, bagiye kumufunga, akurikizwa n'amagambo mabi ateye ubwoba ya Michelle ari kumucunaguza amusabira ko bamufunga burundu. Ibi byose byakurikiwe n'iki rero? Ibi byose byakurikiwe n'uko nabo Michelle na Nkuranga basigaye mu gihirahiro. Ku bw'amahirwe ya Hunter tugiye kureba ingaruka zishobora kuba kuri Michelle ndetse na Nkuranga. Ibi byose nyuma y'ibi byose Isabella nawe agiye kwirega, ndetse Isabella ku giti cye agiye kwibwirira ubutabera ko yakoze icyaha. Amahirwe kuri Hunter ngira ngo turabona yuko ari kugererwa ku mashyi. Ibi byose rero urabona hakurikiyeho iki? Ndagira ngo wumve uburyo situation none aka kanya igiye kuba mbi hagati ya Michelle ndetse na Nkuranga, bitewe n'ibyo bakoze n'uburyo bifuzaga imitungo, bagahitamo kuba bashyirishamo Hunter kugira ngo basigarane imitungo. Iyo babireka cyangwa se iyo batamushyirishamo, baba bameze neza, bari gukurikirana urubanza rwa Isabella ari ugiye kubiryozwa. Hagati aho ngaho Isabella araba arimo, ndetse na Nkuranga nawe ari muri gereza. Situation tugiye kugenda tureba uburyo igiye gukurikirana neza hagati, turebe uburyo gahunda zigiye kugenda zikurikiranwa. Ibi byose byabaye mama wa Hunter ari kubwira Nkuranga ndetse na Michelle yuko anytime ibintu bishobora guhinduka cyangwa se bishobora kuzabahinduka. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos. Tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter, tugenda tugaruka ku bintu byinshi, tugenda tugaruka kuri situation nyinshi zose zishoboka. Turaza no kwerekeza kuri David ndetse na Megan, aho bamaze kwemeza yuko Hunter yafashwe ndetse yanafunzwe. Igikurikiyeho ni ugukora akazi kabo, bakajya mu kazi ko gushinja Hunter, mu gihe David avuze yuko nta miyaga ashobora gushyiramo mu gihe ari mu kazi ke ari gushinja Hunter, ndetse na Megan ukabona yuko nawe ari uko nguko bimeze. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos. Tugenda tubigarukaho umunsi ku wundi, tugenda tubigarukaho neza 5 kuri 5. Iyi ni episode ya 203, ngira ngo niyo tugezeho, niyo dutegereje mu kanya kari buze kuza. Ndizera yuko turi buyibanemo neza 5 ku kandi, ndizera yuko turi bugende tumenya byinshi uburyo situation ikomeje kugenda igarukwaho, mu gihe Hunter akomeje kugenda akubitwa ishi, akubitwa n'imigeri, byose ari kugerageza kuvuga ukuri kose uko byagenze, ariko ntibabashe kumwumva. Byose bizamenyekanishirizwa cyangwa se bizasobanukirwa mu rubanza ari kuburana. Ndetse ubu tuvugana Isabella nawe ahari ntabwo amerewe neza, ari nayo mpamvu afashe icyemezo cyo kujya kwirega, afashe icyemezo cyo kujya kwishinja ibyaha yakoze, akaba ari muri gereza abayeho mu buzima bwaho, ariko atari kugenda asimbukana n'ura mukecuru. Ngira ngo turabona yuko uburyo situation Isabella arimo atari situation imeze neza, atari situation ihagaze neza. Byose nibyo tugenda tugarukaho neza 5 ku kandi, nibyo tugenda tugarukaho neza umunsi ku wundi. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr Didos. Mbibutsa ko ari Mr Didos dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, tukomeza kugenda tubana neza umunsi ku wundi. Iyi ni filime ya My Daughter, tugenda tuyigarukaho umunsi ku wundi, uko isohotse tusohokana n'ubusesenguzi bwayo. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibitekerezo byanyu byose bihawe ikaze, ndetse nizera yuko turagenda tubanamo neza 5 kuri 5. Ibi byose mu gihe biri kuba, Vumilia nawe yahise asiga umwana cyangwa se amuta ku rupangu rwo kwa Nkuranga. Wumva ukuntu iyi situation ari mbi cyane, wumva ukuntu iyi situation ishobora gusiga ibibazo bikomeye, ndetse ishobora no gusiga akaga gakomeye hagati mw'uriya muryango wombi, tutibagiwe n'umuryango wo kwa Vumilia. Ngira ngo twabonye yuko ubwo Vumilia yataga umwana ku muhanda cyangwa se kuri gate, mama wa Hunter yahise asohoka, Vumilia akimara kumuhamagara amubwira ko umwana amusize. Ngira ngo twari tumaze kubona yuko muri iyi minsi Vumilia ndetse na nyirabukwe cyangwa se na mama Hunter bari bamaze kwiyunga,
bari bamaze kwiyunga, bamaze kuba umwe ku buryo buri kimwe cyose bacyumvikanagaho, ariko nyuma y'ibi byose bimaze kuba, Vumilia nawe ahise asiga umwana. Ese biragenda gute? Haba ku ruhande rwa mama wa Hunter ibibazo bibaye byinshi, ndetse no ku ruhande rwa mama wa Vumilia nawe bibaye byinshi. Ese uburyo situwasiyo bugendemo ihagaze ite? Byose reka tubigarukeho, tumenye uburyo bikomeje kugenda bisa nkaho bitera ikibazo kuri bose, habe ku ruhande rwa mama wa Hunter yibaza uburyo agiye gusigara arera umwana, ndetse yibaze n'ikintu ari bukore, ndetse agenda atekereza n'uburyo Vumilia amusize cyangwa se amutaye, byose byamuyobeye, byamucanze. Ibyo ni nako bimeze kuri mama wa Vumilia, nawe mu cyaro ubwo amakuru yamaraga kumugeraho, nawe situwasiyo ihise imucanga, yibaza ibyo ari byo, atekereza uburyo Hunter yarwanye kuri mukuru we ndetse na Michelle, atekereza n'uburyo aribo bamuhindutse bakamushinja, byose biramucanze. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr. Ridos. Ngira ngo twabonye yuko Agnes ari uje ubwira mama we ibibaye kuri Vumilia, ibyabaye kuri Hunter, ndetse ubona yuko igihirahiro nawe ubwe cyamurenze, nawe ubona yuko ibibazo bisa nkaho byamurenze, nawe ubwe yabuze icyo akora cyangwa se yabuze n'icyo areka. Ibi ngibi byose nanone biri kuba hagati aho ngaho, Jane ndetse nawe ubwe ari kwibaza impamvu nabwo Vumilia ataye umwana. Ndetse Jane, ngira ngo Jane turamuzi uburyo akunda kuvuga amagambo asa nkaho ari gutebya, mu bigaragara urabona yuko adafitiye impuhwe na Vumilia nkeya z'uko ataye umwana. Ibuka gukora subscribe, ndaje mu kanya turebe n'ibindi, turebe uburyo situwasiyo ihagaze, turebe uburyo Hunter afunzwe, turebe n'uburyo Isabella nawe agiye kwirega akavuga ibyo yakoze byose. Byose tugiye kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye, ndetse tugenda tunabikurikirana muri episode igiye kuza mu kanya gatoya cyangwa se mu masaha makeya ari buze kuza, tureba byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bwose bugiye butandukanye, ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Turebe uburyo Hunter ashobora kurenganurwa, turebe urubanza uburyo ruraba ruhagaze, turebe n'ibiri buvugirwemo, ndetse tunarebe Isabella nawe ubwe, ese araza avuga ngo iki, ese araza ate, ese araza agehe, dore yuko Nkuranga ndetse na Michelle batangiye kumuhiga ngo bamwice, byose nibyo tugenda tugarukaho, dore yuko situwasiyo nabo ubwabo isigaye n'ubundi iri kubakoma, isigaye ibashinja, basigaye batangiye kwishinja ibyaha, ndetse ubona yuko batangiye no gusubiranamo ibyo bakorewe na Isabella, ndetse n'uburyo babihindukiye bakabishyira kuri Hunter. Byose nibyo tugenda tugarukaho, nibyo tugenda turebera hamwe neza 5/5. Mbibutsa ko ari Mr. Ridos, dukomeza kugenda tubana neza 5/5. Iyi ni filime ya My Daughter, ngira ngo turabona yuko situwasiyo ikomeje kugenda iba mbi mu buryo bwose bugiye butandukanye, aho muri hose nizere yuko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni filime ya My Daughter ifite abakunzi batari bakeya cyane, kandi na n'ubu ngubu bakisukiranya, bitewe n'uburyo iyi filime ari filime ikunzwe cyane mu buryo bwose bushoboka. Byose nibyo tugenda turebera hamwe neza 5 ku kandi, nibyo tugenda dukurikiranaho mu buryo bwo ari bwo bwose, tugira ngo tumenye ukuntu situwasiyo ihagaze. Ibi byose biri kuba, mama wa Hunter akomeje gushimangira yuko bizagaruka Nkuranga ndetse na Michelle. Ibi byose babikoze ari ukugira ngo bashake iriya nzu, ndetse ari no kugira ngo bayibemo batuje. Ngira ngo twabonaga yuko Hunter ameze nk'ubabangamiye, kandi ibyo byose ntibamenye ko bacumbikiwe. Ibi byose biri kuba, Michelle niwe woheje Nkuranga, nawe abishyamo cyangwa se arabishimangira. Ese igihano kizakurikiraho ni iki, cyangwa se ibibazo bizabakurikiraho? Urabona yuko ibibazo cyangwa se uburyo bizabagaruka ari uburyo bumeze nk'aho buzaba bubagoye cyane kugira ngo babashe kubusohokamo. Ese nyuma y'ibi byose hazakurikiraho iki? Ese bizagenda gute? Ese Isabella zemeza iki? Byose ndaje mu kanya tubigarukeho, ndaje turebe ibyo ari byo. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twaka umuryango mugari wa Mr. Ridos,
ciao ciao.